Olivier Abedi ngo nta wundi mukinnyi n'umwe ukwiriye kuba uri muri Rayon Sport. nta wundi niko babivuga bareyo, ariko wenda dore nko mu izamu Ruvuyanga kuko ni igice cy'ingenzi cyane. Burya Samir kirazira ko tugende profile kuri profile y'abakinnyi ba Rayon Sport bagomba kuzagenderwaho iseso. Ni statement z'abatoza bakomeye bavuze ko umunyezamu mwiza ari guha igikombe cyane. Ari mu mwaka ushize Donnarumma yahaye igikombe cya Champions League Paris Saint-Germain. Hari igikombe cya Champions League Thibaut Courtois yahaye Real. Yego, imwe yanarakaye cyane baga kumushyira muri batatu ba Ballon d'Or. Bibuka icya kiri batwariye Paris batsinda Liverpool. Nta muntu ura kuvuga ko Cezesini yafashe Barcelona kwegukana igikombe cya Champions mwaka ushize. Tujye muri Rayon, tujye muri izamu. Ni igice gikomeye cy'ingenzi. Munyinjize muri Rayon neza nyumve. Uvuga ngo ngiye mbere nko mu izamu. Uyu muzamu witwa Drissa Kuyate watsinzwe ibitego bitatu bakina na Yanga. Ushobora kuvuga ngo wenda mu bitego bamutsinze nta makosa akomeye yakozemo, ariko burya umuzamu nyine ufashe ikipe ni ukwitabara handi bikomeye. Uvuga ngo wakoze za save. Uvuga ngo hari igitego umuzamu atsindwa harimo ikosa rye, ariko hari ikindi gitego umuzamu atsindwa ariko uvuga ngo yashobora gukora ibirenzeho akaba yasevinga ikipe. Niyo nk'urugero nko ku munsi w'ejo umunyezamu wa Power Dynamos yatumye Power Dynamos itanyagirwa. Lawrence Mulenga ari amawano ni wani yagiye akuramo cyane cyane mu gice cya mbere. Ikiwanuka abantu barabyibuka nkaho bari basigaranye izamu kurindi umuntu ku wundi. Ubwo rero ngiye mvuga mu izamu kuri Drissa Kuyate biragaragara ko bakiri undi muzamu, ariko by'amahire nuko Pavel Nzira araza gusinya. Ubwo binanjyane ku kintu cya Pavel Nzira. Pavel ngiye bari ku presenter abakinnyi ba Rayon, ngiye nari muri tano hamwe abakinnyi baturuka rwose. Ebana niho nahingukiye ninja muri stade cyane ko nahageze bamaze no gutangira, nsanga umutoza Lutfi Ebana ari kwitotoma mu buryo bukomeye cyane, ubona ko atishimye. Ari kumwe na Rigoga cyane kazi n'Igifaransa kanse mura bimwe na bimwe, ariko naje kumenya ko yariho avuga ko atishimiye kuba bagiye gupresenta Pavel Nzira atarasinya, kuko yaravugaga ngo niba mugiye kumupresenta kuri Rayon Day munamume mushyire mu kibuga. Pavel akavuga ati rero nanjye ntabwo nakiperimeta gukina match ntaramara gusinya. Abati we mwapresenta nibyo ibi byo ntacyo bintwaye, ariko gukandagira mu kibuga ngiye gukina ntabwo bishoboka ntabona amafaranga. Baba ngo bafata umwanzuro wo kumugaragaza, ngiye nabifasha wenda nkari nko kugira ngo bereke abafana ba Rayon Sport ko bamaze kumusinyisha cyangwa se bari kwihutisha ibijyanye no kumusinyisha, ariko Pavel ntarasinya. Umutoza akavuga ngo rero nta mpamvu kugira mu presente ngiye ntari mubone ngo mushyire mu izamu kuko ntacyo mumfashije, wenda mwe muri kwifasha kugira ngo mwivane pressure y'abafana babashyira igitutu ngo mugure umuzamu, ariko njye ntacyo biramfasha kuko no muri kibazo kiri mu izamu still kiraza kuba kigihari. Ngira ngo mutwara nabibonye ko rwose umuzamu Drissa Kuyate ntabwo yagufasha muri situation zigoye, ntabwo yagusevinga za save nyine ziba zikina ku muzamu, biragoye ko yazikora. Gusa wenda by'amahire namenye ko bagiye kwihutisha ibintu bya Pavel cyaburaga n'amafaranga kuko Pavel we ari committed gusinya. Abo bati ndasinyira iki mu amafaranga nsinye, bari bamuhaye promesse yuko nyuma ya Rayon Day bazamusinyisha. Bakavuga ati none se tukwerekane, bati nta kibazo niba muzanyishyura, ariko sinajya mu kibuga. Cyaburaga n'amafaranga ntekereza ko baraza kumusinyisha bwo tujya muri defense gusinya asa nkaho yasinye, usibye wenda ko atarabona amafaranga yarabemereye ko agomba kubasinyira. Hanyuma ngiye kiri nabonye muri defense Axel, ubwo ni naho urinjiramo ubabwira ibijyanye na Yusuf Dianye. Mu ba defense Rayon Sport ifite umuntu yavuga ko bayobowe na Bayisenge Emery, ariko ngira ngo Emera bikora neza, ariko urabona ko bakiburamo akantu ka match nyinshi mu kaguru cyane cyane nyine mu bihe biherutse cyangwa se currently, kuko Emery yasoje sezo atari gukinishwa muri Gasogi bijyanye no ko Kenisa tamukinishaga, yamaze kwanzura kazagenda bahitamo kwanga kumukoresha. Ntibakorana imyitozo ifungura shampiyona, ubona nyine Emery ntabwo harazamo kakantu kuvuga ngo anavuye no mu bukwe nyine urabona ko bitaraba byiza cyane ku buryo bavuga ngo, ariko byibura nibo basha kumva konsinye zo gukina muri defense ko defense ukuntu ikinwa haba harimo umuntu ubayoboye, na twakwita nka ari we mu libero wabo. Noneho hakabamo abandi ba defenseur babiri bari kumwe nawe, uw'ibumoso n'uw'iburyo. Uw'iburyo aba afite consigne zivuga ngo kubera ko undi ari gukina wing back akora ama overlaps agenda agaruka, iyo yagiye wowe tujya guhagara handi agakuriye kuba ahagaze kuri kabiri ukaza gukuvura. Ariko ugiye kureba usibye Meri nawe wagiye agaragara atera amataka akura y'imipira, abandi ba defenseur bakina kuri izo mpande ntabwo bigeze bakuvura abantu basore bakina ku mpande, kuko igihe cyose babacengaga wasangaga umukinnyi wa Yanga ageze ku izamu rya Rayon Sport. Kuko yaba Rushema yaba na Kabange, buriya Kabange ni umukinnyi wikuraje cyane, ubona ko ashyiramo imbaraga n'imyitozo ikora neza, ariko nyine hari level atageraho. Uvuga ngo hari level atariho Kabange tubyemeranye.
ni umukinnyi mu cyiciro cya gukora kabiri byiza byo gorira ku mu rwego cya mbere ariko urwego rwe ntabwo umuntu yavuga ko ariwe Rayon Sport yari ikeneye kugira ngo ijye ibanza kandi urwego ntibarwiga umwaka ushize imikino urugushyiraho Eh. kugenda ukina imikino myinshi ariko niba Ruvuyanga niba kapiteni wa Rayon Sport na vice kapiteni we nkuko twabibonye na vice kapiteni wa gatatu n'uwo kapiteni Serumogo uwo mu ni Sefu uwa gatatu ni Kabange abo bakinnyi bose uko ari batatu baraba bencheri sezo ishize Rayon Sport itatwayemo igikombe ruvuga ngo Rayon Sport itatwaye igikombe aba bencheri bayo nibo ngubu bayoboye bagenzi babo ruvuga ngo Serumogo niwe wa mbere Sefu ni vice kapiteni Kabange ni vice kapiteni wa kabiri aba nibo bakinnyi bayoboye bagenzi babo baraba bencheri sezo ishize muri yare itarabaye nziza yare wasira avuga ngo si abazungu si abazungu urumva ko ari ikibazo gikomeye uvuga ngo abeza Rayon Sport ifite ubu nibo bari babi mwaka ushize w'imikino bivuze ngo kirite mu kwanza ntabwo yagenze neza no kugira ngo buri gihe gumana umukinnyi ureba nyine ibintu byinshi yadufashije iki mwaka ushize ubu ngubu tugiye kumugumana bivuze ngo rero muri defense uretse Emery nawe ubona ko ataraba fit neza ariko twawe na experience Emery ariko uretse experience Emery mu myaka 10 n'ingahe ko tumuzi Emery yirukanwa na Gasogi ikamurekura Rayon Sport ikamusamira hejuru ariko tuvugisha ukuri Emery yaza ko ari umukinnyi mwiza Kenisi ari gukora ibishoboka byose akamugumana icyo cyo twemeranye usibye naho na link agira yari bujya no hanze cyangwa se akajya no hanze urumva bavuga ngo Emery ibyo yakoze icyubiro tumugomba turakimugomba haba mu ikipe y'igihugu haba mu ikipe y'ingabo turamuzi hari impamvu Emery adahamagara mu ikipe y'igihugu ariko Emery ni best player Rayon Sport ikwiriye gushingiraho muri shampiyona y'u Rwanda Amavubi yahamagaye ujya wumva hari umuntu uvuga ngo haraburamo Emery oya na Shani yasezerewe na South Sudan ntabwo yigeze ahamagarwa kandi yarakinaga ahubwo yarahamagawe yagezemo barabeshya ngo yagize imvune ndabyibuka ko yarahamagawe bahise bamureka ariko umutoza aramudoropinga barabeshya ngo yagize imvune uwo ni umukinnyi mwiza ugiye kujya muri defense yari muri CAF Sefu bamwongera amasezerano kubera ko baba bananiwe kugura Tanseri iyo baza ko baramuguze ntabwo Sefu Joseph Saki Serumogo abantu benshi baratunguye yongera amasezerano nawe nta bakinnyi bati babonye Rayon Sport mu abakinnyi b'abakapiteni bayo nta wa mukinnyi kwa kundi batoraga bavuga ngo kapiteni umuntu uzi gukina kuruta abandi ubundi Rayon Sport iramutse ifite abakinnyi bayo beza harimo abatakina benshi muri bo aho twavugaga inyuma mu kibuga hagati ako tuva inyuma Rushema nawe yego yari yagize sezo nziza ubushize muri Mukura ariko ni level ya Mukura aho ngo level ya Mukura na level ya Rayon Sport turi kuvuga ubu ngubu bigomba kuba bitandukanye kuko Rushema twaramubonye ejo bundi kuri Yanga wabonaga nawe atameze neza wenda rukavuye no mu mvune reka turebe ko wenda azagenda rikavaringa neza akazana form ariko nuvanga inyuma hayo naho ni woni izamu na defenseur batatu nge ndabibona mu kibazo gikomeye bose kandi batatu nta numwe yaba Emery yaba Kabange yaba bana ba Rushema ni ibibazo bikomeye cyane ikibazo cya Aimable bagikemure vuba kuko Aimable yaba upgrade kuri aba bose ubwo tuvayo Axel wana update ngo bya Sudiyanye sugira ngo ni ibihe ko ari bya bindi n'ubundi nta gishya sinzi bya amakuru yanyu mperuka ni amafaranga n'ubundi ya mafaranga ari bakimubereyemo still biraho biratuje ari kwishyuza $1,000 ubwo mu byo bari bamusezeranyije nyine bikwarukuyemo hanyu n'ubundi nyuma y'iyi match nk'abandi bose niyo promesse bafite gusa ikigaragara ubushake ni bukeya ashobora kuba afite izindi deal na manager we bano basenegare biragoye ubwo turaza kubaza nyuma y'aho match irangiriye amafaranga akaboneka ese zaza cyangwa se byararangiye ntazaza azahabwa ririze leta yigendere mu gutegereza tukareba umukinnyi utaje muri Rayon Day bano bakinnyi bamaze kuba pro umukinnyi utaje muri Rayon Day bagapresenta abandi bakinnyi bagenzi badahari amaze iki gihe cyose ikipe ikora imyitozo ikina match za gishuta adahari Rayon Day ntaze n'ubu ngo akaba atarazi biragoye cyane ko tuzabona Sudiyanye azi Kigali birabasaba imbaraga zidasanzwe umukinnyi wakinira Rayon Sport umwaka wose ashwana nayo akanga kuza kubera $1,000 abarimo ibindi bintu bivuga ko manager wabo ngo banze ko yongera abandi bakinnyi ararakara arabagumura ahita agumbura bandi cyo kibi cyo kugira abakinnyi bafite manager ahita abatwarira rimwe yashaka iyo ujyanye ikibazo n'umwe agukandisha undi yavuga ati n'uyu nguyu yagize akabazo k'imvune kugira ngo ufiringe pressure kandi bari abakinnyi b'Abanyasenegal n'abantu bagira solidarite cyane bareba bakabona uburyo Kadim Ndiaye mugenzi wabo yabaye drop bamuvanyemo bareba Omar Nyingo uburyo bashesha amasezerano abonye postinga ku mastati Kadim Ndiaye avuga ati umusimbura bimeze bite
Kadebe ntabwo nari nzi ko ari ani professional kuri rwego. Umusimbura yameze bite se wari muri Jarafa ari gukina amatsinda wari mu equipe. Wese bamwirukaye niba yarashoboye. Wene yasinye muri Generation Foot. Cyangwa muri Jarafa. Arimo arapostinga kuri stati yotsa ngo umusimbura ngo nta kintu kirimo nawe. Twihuta ariko ibe twihute. Ubwo twihuta tugiye nko kuba halfback babo ku bantu bakina kuri 2 na 3 ubwo byaje nakubwiraga uyu mukinnyi nasanze nawe usoje match ntabwo umuntu yamuvuga izina ko byaba ari bibi ariko numwe mu bakinnyi bamazemo iminsi mwaka ushize yarimo numvaga avuga ngo iyi system ivuga mu Giswahili avuga ati system y'aba defenseurs batatu ikintu cya mbere ubukeneye naba wing back bihuta uburyo bataka n'uburyo badefanda bikaba biri impeccable agavuga ngo twebwe abo dufite ubwo aravuga Serumogo wenda nundi wakina kuri 3 bitarabonerwa igisubizo kuko wahaza ngo ntabwo ari gukina avuga ngo ntabwo we abona bafite ubwo bushobozi bwo gukora ibyo mutoza bashakaho byo kuba abantu biteguye kudefanda neza no kwataka neza nk'uko arizo nshingano zabo kuko nko mu bakinnyi bo hagati uwo mukinnyi kiri mu kibuga hagati ngo yafashe baro hari ubwo yubura amaso akareba niba umubaka w'iburyo cyangwa w'ibumoso yagiye agasanga ntiyagiye kubera ko amaze kuzamuka gatatu anavuga ko yakiye muri uyu mwaka ushize icyo ndi kuvuga ruvuye uvuga ngo umubaka amaze kuzamuka gatatu aravuga ngo reka ndekipere ubundi mu busanzwe système défenseur bane iyo nimero 2 ari kurekipera nimero 7 niwe uri gukora cyane agenda agaruka anazamuka ariko kubera ko ari kwakina wenyine igihe ari kurekipera urwo ruhande ntabwo murukoresha muhitamo mu gihe gukoresha urundi iyo uri kibumoso no gasanga nuko bimeze kiba ari ikibazo cyane ikipe ntabwo ibigenda niho turi kubona Rayon Sport itagenda muri iki gihe ikindi ubwo hagati naho ntabwo ibintu bihagaze neza cyane mu kibuga hagati harimo distance nini hagati ya Aimable Ntarindwa Sefu na Bedi ikipe yacitsemo wagira ngo harimo umuhora umwe wa Yokotani niba ari Yokotani niba ari cyangwa korido kuko harimo ikintu kinini cyane kuko urumva ino system zacunge za Fulham zayikina za Manchester United na zandi bigusaba ko uba ufite umukaseri wiyamini utambura umupira ngo wambure gusa kuko ko mwashyize abakinnyi benshi hagati umupira utakariyemo hagati tugera muri defense direct bivuga ngo niba ufite umukinnyi uri gukinamo hagati w'umukaseri abe yiyamini agushorera baro ayitange kandi ayitange ahantu hanyaho ariko Ntarindwa ari tayari kwambura imipira ariko nyuma yo kuyambura ntumubaze ahita yihagararira Sefu nawe ni ugupitura bakubita umuntu niba wabashyirisha ari babiri bose bafite ababakina muri style zimwe ntabwo ufite umuntu uraza gutwara umupira bome n'abakaseri babisiyo abo bita ngo nabasizikuno Axel Novisa bita ngo barabita ngo nabasitting midfielders ngo twe akazi kacu no gukasa witubwira ibindi bintu byo gushorera imipira cyangwa iki kandi kubera ko ufite abadefenseurs batatu inyuma nabo bandi babiri bashobora kuza kudefanda ukeneye umukaseri ukina umupira cyane ukina umupira wegeze imbere ku buryo bari bakeneye umuntu nka kurare ubona Richard ashobora kwiyamina agakina umupira ntamwemera Richard afite ukuntu ashobora gushorera umupira akawegera imbere yabona ageze kuri Abedi akawumuha ariko bose barambura imipira bakaguma aho ngaho ugasanga Rayon Sport yambuye umupira ariko n'ubundi birangiye utakaje iyi Rayon ikigaragara ubwo no mu busatirizi ni ibyo ubwo nyine ni ba Yves na ba Bero iyi Rayon rwose iyi Rayon ngiye kwica intege ariko kuri Singida ni n'amahire bagize Imana kuko ni hafi ntibizabatwara amatike menshi rwose yo kujya ahandi hantu mu bindi byiciro bakajya mu barabona hehe bakanahomba amafaranga menshi muri Tanzania ntabwo zaba ari menshi bazagire bagaruke bongere bitekerezeho rwose kuko bazaza rwose bazaza pe ntabwo wajyana ese wajyana Bedi wenyine ukavuga ngo ugiye gukora iki mugiye gutinda ikintu nabonye kuri Noreyo Bedi buse mukinnyi umwe yagufashe kandi president mu ijambo yavuze amatsinda indese Tade ubwo wese president wavuga iki ubwa mbere se Sadat muri planning bari bafite ntarimo miliyoni 300 zamvugo za diplomasi wapipe sinye kubeshya none se bafite miliyoni 150 basubire ku isoko ikintu ngiye mbona kuri Rayon Sport ino system bakina ituma n'abakinnyi babo bari beza baba babi uko dufate nk'urugero Azizi Basane no muwinga mwiza ariko yabaye umuswa yabaye drop out ko system ntabwo iri kumwakira bajya kumuhagarika ahantu nkariya mu defenseur atamyereye gukina ubundi afami ya Rotife mu mitoreze yize gutoza aba defenseur batatu aba bakinnyi ino system mbona iri kuruka abakinnyi benshi ndeho mbona muri Rayon aba bakinnyi bagiye kwitsindisha birukanisha umutoza ntabwo Rotife azarangiza se uko abenshi ntabwo bamwishimiye oya ino system ari gukina ntabwo ibagira beza ntabwo bamwishimiye pe kuko Rayon Sport ifite abawinga beza wa munyamari ntiyigeze akina minota 90 yaragiye atagiyemo
wa mwana muto Bagayoko. Bagayoko. Ufite Adamu uruhande rumwe ukagira urundi ruhande Aziz Basane ukatakisha Bing Berwena na Yves ufite babakase ufite mukase rumwe na Abedi hagati mu kibuga ukagira umuntu kuri kabiri no kuri gatatu ugasubira muri system isanzwe Rayon Sport ntiyabona abakinnyi 10 bakina neza kandi baba banafite icyo gihe bari Rivaldo baza wenda nko gusimbura ariko icyo gihe Rivaldo so uramusimbuza mu badefenseur batatu akinehe aburahagarara ntabwo akina inyuma ya rutayizamu we ni gukina ku ruhande rw'ubumoso cyangwa urw'iburyo mukura wavuze iri kugatambaza umwe kushize agatambaza uko mukura yatsinze ibitego 28 sezo yose ari ikindi kintu cyabeshya bariyo muri afami rero tuvuga ngo yitwaye neza muri Mukura ariko kuri revu ya Mukura banga Mukura yasoje ku mwanya wa 5 none se irimo umwenda w'ibitego yatsinze ibitego 25 byonyine kandi nta ribi kuri Mukura nta ribi Rayon Sport yasoje ku wa 5 twavuga ibihe erega Mukura yajyaga Rubavu igatsindwa na Rutsiro 3 ku busa bikaba ibintu bisanzwe igatsindwa na Zambarine nta muntu bivuga igeze kubita match nyeda tsinda rutufi ihuye ariko nta ribi kuri Mukura ko yaratsinze rega amakipe y'ibigugu nicyo kintu cyabashutse muri seze eshatu yakiye muri Mukura yatsinzwe ibitego 90 mu mikino 90 ngo ya mutoza mwiza wa Mukura yego mutoza mwiza wa Mukura pressure nye muri Mukura expectation ziri hasi muri Mukura ariko muri reyo pressure iri hejuru n'ibyo bakwitezeho biri hejuru bivuze ngo rero iyo pressure na famille rotfi umuntu yavuga ko udafite umutoza wa physique cyane tubyibuka icyo kintu na mutoza wa physique bafite muri Rayon Sport kandi umutoza wa physique ni ikintu cyambere cy'ingenzi turaza kubona ko rapero byo yakinye ku munsi w'ejo hagaragaye akaboko umutoza w'ukongera imbaraga kuri polisi bafite umutoza ukomeye cyane wa physique kandi mu kibuga urabibona bamaze ibyumweru bibiri nta mutoza wa physique bafite uyu mutoza perezida yise inshuti ya Rotfi ni uri kubakoresha physique wewe mwise inshuti ya Rotfi ntabwo mwise umutoza wa Rayon Sport none saba muri Rayon gute oya abareyo nibo aba muri Rayon gute barashigisha reka barusome nibo babyiteye reka bakubitwe rero rwose hari umuntu wambwiye ati bazongera kwitekerezaho umwaka utaha amakosa Rayon Sport yakoze muri Rokiritoma cyane rwose ntizagira umuntu yashyira rwose tema ya mbere Rayon Sport yakoze no mutoza oya buretse gato tujye mu bakinnyi ku ikosa ryo kwanga kuzana umuzamu wa Mukura sebwato kandi bishoboka ikosa ryo kwanga kuzana uriya mukinnyi Joseph Saki barwamagana kandi bishoboka banahageze ku mafaranga bari bahari Tanzere ikosa noneho ngo ritababarirwa ryo kwanga kuzana Tansere ngo ni umusinzi ngo ibiki n'ibiki afite inda y'abadepite bamuhimbira ibinyoma bamuhimbira ibintu bya hehe uwo mudepite yarabirukanyije mu kintu cy'ishuti bakubita amapoto barabibona barangije baganira muri tribune baravuga bati ariko rya kosa twarikosora twari ingoma bibuka ibitereko basheshe Tansere irimo kwiyambukira igihugu igira muri Kenya agiye gukina Champions League bareyo rero ngo ibyo bintu ngo impamvu atabonye nk'umuyobozi ba Rayon ngo bataje kuri stade baza kugira gute ibintu bitangiye kuzaba hakiri kare impamvu bataje narakubajije kwa gatandatu urambwira ngo bura wasanga yaje nitumubone ariko se kuvuga umwe niwe mukuru nimuvunyiza ko mutsinda Paul Muvunyi yagaragaye kuri Rayon nawe twiyeze tubona ntabwo yaje ko yatumye umushoferi kuzana sheke ngo asinyishe Tansere byagenze bite mujye mubyihorera ibyo bintu amafaranga ntiyari agiye kuyamuha n'ibyari byarangiye bose byanze bitese Rayon Sport rero twasaba tuvuga ngo amafaranga bakuye kuri Rayon de Gacinya ariko yari ahari akwiriye kubagirira umumaro Gacinya ko niyo ngatarebye match ya Rayon Sport na Yanga Gacinya na Gacinya ngo ntihari cyane ndetse muvuye abadari Gacinya akaba hari yari ahari Gacinya ubona uri kubyumva wowe ariko boss mukuru yari ahari Tadei yagomba kuba hari ko yarafite ijambo agomba kubwirwa ryo Tadei rero ngo yahamagaye abantu babwira ati sinayizanye nimwayibonye se w'ingenzi enye yavuga Yanga ngo bavuga ko gitazaza ikindi ngo mwayibonye Yanga singiye ariko Yanga si amatsinda urumva ikintu cyo gihari ni kimwe Aimable na Sefu kuri Awuco ndakurahiye arinde gusa aro umunyatogo bita Marufu Chake murimo abarebare baratrolinga APR ngo piramide yaba nayo abonye bareba bashishikajwe na piramide kurusha uko bashishikajwe n'ikipe bazabona ariko maze kukibona kuko bari basigaye batrolinga APR cyane kuruta uko barayitrolinga ukagira ngo bari qualifié ahubwo barayitegereje bari kwishimira we n'intsinzwi ya APR bakishimira intsinzi yabo kiba ari ikintu kibi cyane kubafana icyo kintu ugomba kubanza gukemura ibyawe nuko Yanga batsinze ibitego bitatu nta kintu bakinye 0 shot on target minota 90 nta shot na rimwe rigana mu izamu yigeze itera minota 90 bose bari puro abati okay mwatsinze igikenyeri cyo muri Zambia piramide zabatsinda ariko ko piramide na APR zizakira nyuma yo kureba izaba yakina Singida itarajya mu matsinda bikuriyemo ntimwaba musebye hanyuma iyo Singida uri kuvuga nge ahantu nari nicaye ndi kumwe n'abantu bo muri Singida abagabo batatu baje kuyireba
baje kureba Rayon Sport batomboye bari abagabo batatu bandika utuntu ariko mu kutwandika wabonaga batwandika bishimye wabonaga nyine pressure yagabanutse twaravuga ati ikipe Rayon Sport niyo kipe y'abafana ikomeye barebaga uburyo Yanga ibatsinda bigoranye barebye ibiri mu kibuga yego bishize Yanga yatsinze kimwe ku busa biri kusa ku gikombe cy'igihugu batsinze Simba mu gikombe cy'igihugu bakina na Yanga kuri finale bayigoye cyane bongeyemo Arida Ucho bafite ba Maruf Chake basanga ba Elvis Rupia bafite na Gamondi mutozo ukomeye none murapostinga piramide amafoto y'i Kigali heruka muvuga ngo iki n'ibiki ngo tuzabira kuri piramide bariye mukwiriye kunywa umuti usharira ukabavura Nyamukandagira niyo tujya gusoreza byari byifashe gute cyane cyane yuko yo iranacyakomezwa kuvugwa muri icyumweru izakira naza muri weekend ariko hari imikino izamanuka ku munsi w'ejo ya munyere y'abahizi nk'amakipe yanazakina harimo Azamu na Polisi na Zakanze ndebe neza cyane apel zakinesho wa kabiri zakinesho kwa kabiri na Kigali Sama na Kigali mu gihe Azamu izakina na Polisi azabanza Azamu na Polisi mahita hajyamo apel na AS Kigali ejo saa moya apel na AS Kigali saa moya saa 10 Azamu na Polisi bazagarukamo ku wa 4 apel na Polisi Azamu na Kigali umukino wo gucimaka update gatoya kuri bimwe bya Dianye bavandimwe batwumvagaho muri Reyo ngo habaye ibiganiro online hagati ya Dianye na Forunganye na management yabo nyine ngo baraza muri iki cyumweru ntago umuntu ambwiye umunsi ntago pressure umunsi ariko Yusu na Forunganye baraza muri iki cyumweru ngo n'ikibazo cy'amafaranga yabo cyararangiye nabagira inama nuko naho mari nyinga ari karimo ni Dianye gusa na Forunganye muri iki cyumweru babitubwiye kenshi ijambo muri iki cyumweru ntibari kubwiye kenshi cyane bihora ari muri iki cyumweru uko bivuze niko bihora muri iki cyumweru let us wait katore ko nyine bikunda ko baza iki cyumweru kiracyatinda bajya ngo muri covid abantu bacunze dusinziriye bakura iminsi ku gihe sigaye yiruka kubi icyumweru kiracyatinda reka tujye muri aperi rero twabivuze iby'abafana ntabwo tubisubiraho n'uburyo abakinnyi mu by'ukuri bafite squad ikomeye cyane ariko aperi mwabonye yarakinnye gute igice cya mbere ntabwo yakinaga neza maybe ko barimo batinya wanaga ari ekipe iri kwirezeriva cyane idashaka kwataka bakina inyuma cyane ukabona ekipe ya Power Dynamos irimo irahererekanya neza ni ekipe ifite abakinnyi ubona ko batojwe ekipe ubona ko bino bibuga by'ubwatsi bimenyereye cyane abasore barebare bahererekanya ukabona ko bamaze igihe kinini bitoza ariko ni ikipe iburimo batanu bari muri CHAN attention ibaramo abakinnyi batanu harimo n'umunyezamu wa mbere n'umukinnyi wabaye umukinnyi w'umwaka abo bakinnyi hafi bose batanu mu byiciro bigiye bitandukanye by'ibihembo barabitwaye muri shampiyona yabo ya faze MTN nyine league bana pe ni ekipe nziza pe ikina neza apesa nkaho yazanye ibintu byo kubaha cyane ikanapfira hagati muri icyo nakwita ngo nka menedije wabo ntabwo bari bamufite kuko wabonaga mamerita atarimo ukabona ntabwo bari gufata umupira ngo bacenge binjire kora nibyo bari guhekana muri defense ni sawa ariko bagira hagati kuwujyana imbere ntabwo uri kugerayo neza ariko ntekereza ko umutoza mukino yababwiye mu gice cya kabiri no kwavuga ngo mubasange iwabo basange muri ka yabo batangiye kubasanga muri ka yabo nabonye batangiye gukora amakosa no havuyemo amakosa y'ibitego iyo kufra ndetse n'igitego ku mupira bari batakaje iyi niryo tandukano hagati ya aperi y'igice cya mbere na aperi y'igice cya kabiri igice cya mbere yari ituje cyane idashaka gupressa cyane ariko aperi igice cya kabiri bari sharp cyane ubona bari kwihutisha umukino ikipe ya Power Dynamos itangira gucanganyikirwa batsinda ibitego bibiri hari abakinnyi umuntu yavuga bari gukina neza mu buryo bugaragara umuntu yavuga nka Hakim Kiwanuka ku munsi w'ejo umutoza yari yamubanjemo akanyangira karisasu Hakim akantu bazakoraho ni finishing gusa kuko yaza kurangiza zirax agatsinda ibitego twaba tuvuga ibindi ako ngira ngo Hakim Kiwanuka ushaka gukora control zero oriente kuriya kwa kundi bariza bakoranshirije kuri karindwi ako kugira ngo ukore control so nushaka kugaruka inyuma ko nibyo biba byoroshye ahubwo ugasa naho gukora ibikomeye byo kuyijyana imbere birani ibintu byiza cyane kuba winga ubwo wenda abasigaye ikijyana no gutashyira mu izamu ariko ku munsi w'ejo Hakim yakinye neza cyane iminota yahawe n'umutoza ngira ngo ari kugenda agerageza abawinga yakoresha ubona ko wenda wingi yamaze gusobanuka ni wingi yo kwa Jibril Watara we ubona ko atazigira ava mu kibuga igihe cyose tuzagira imvune urebye Jibril Watara amahoro ko ndeba yamuryoheye ejo yakoze akazi gakomeye kuko igitego yasinze kuri kufra yari kufra n'ubundi mukorewe yashaka kujyana umupira umukorera kufra hanyuma yacengeye ku gikombe cy'amahoro nibo wibuka ajya kwataka cyahitego yatsinze kirakomeye hamwe muri rya ruhande ni nka rya korose ni mu rya bugingo
mu rya hakimu rwose hariya agusha ingoto hariya rwose nibo bamukoreye ikosa mu rya bugingo igitego yatsinze ni cyiza cy'umutwe urebye uburyo yatasiye umupira n'ukuntu atari muremure ugereranije n'abadefanseri bahari ntashyire hano premier poto ari kureba ahubwo akayijyana kuri poto ya kabiri uvuga ngo ni ubuhanga bukomeye cyane uburyo yatasiye umupira igitego cya kabiri cyo ngira ngo ni uguhagarara neza kwanza ni uvuga ngo iyo uhagaze neza ukurikira umukino uprofita amakosa ya adversaire batanga baro nabi uyifata ariko uburyo yayifunze kapiteni wa Dynamo niwe wayitaka bari Katebe uburyo yagize kompoja gutuza pe ugafunga baro ukareka ikabanza ikagera nk'amasantimetero nk'atanu ukadepoza witonze kabisa yari nka penalty kuko lisansi ni ku muzamu yaguye hano umupira ujya hano mu rundi ruhande biragaragaza mentality y'umukinnyi afite Djibril Ouattara ngira ngo yanabivuze muri interview avuga ko nyine gukoresha imbaraga no gukoresha ubwenge biri kumufasha cyane hanyuma undi mukinnyi nabonye ngiye wakinye neza mu buryo bwantunguye ni Mamadou Lamine Ba agiyemo mediane yarayikontoreye kabisa agaragaza ko Dawo yicaye muri tribune iki nyine ni contre attaque bakoze ngira ngo niwe watanze baro iya Gilbert iyi baro yahaye Gilbert kuri contre attaque yego yarayizamuye Gilbert ayikoraho arayimusigira ahita yongera ayimuha imbere arirukanka umupira agenda awutera ishoti ariko umupira umunyezamu awukuramo ezamu Lawrence Murenga wakuyemo imipira myinshi ku munsi w'ejo Lamine ameze neza rugango ryo kuva kuri APR bafite ikintu cyitwa effectif bafite abakinnyi benshi pe kuko nabonye ku munsi w'ejo bagiye gusimbura ukabona umukinnyi nka Lamine Ba ukabona Denis Omedi Suwane kubona basoane bagiye kujyanamo na ba Gilbert Kagege abo n'abakinnyi ubundi bafite profile yo kubanzamo ba Gilbert Mugisha barabanzagamo ubushize wareba abakinnyi bagiye gusimbura wareba nabo basimbuye ukabona level bariho ni level nziza n'abatogwi nuvuga ngo rero igikenewe round yaje ya kabiri yarimo ba Lampte ba Ramadan nabande ubona ko nyine ne equipe abakinnyi 9 ubu tuvuga ibi ngibi Ronald Sekiganda ntabwo yakinnye umutoza ubona ko yabaye baramureba ntabwo ari abatayari yaraje atangiye imyitozo ahitagira ikibazo cy'umupfundiko Sekiganda amafaranga ya mbere muri APR sezo ya mbere ubundi azayarira bwerera umugani w'Abagande zajya bayamuha irire yubakira ibizu wayo Buganda ariko ntabwo azakina ariko ni wamurenganya ukaba hari ntabwo azakina n'ahasi bose bakinye n'ahaseze ita oya azakina azayarira Axel Kamweru yataragananya n'ubu sezo igitangira wetegereza amace azakina ikigaragara APR dusoza APR n'ubundi iyi sezo izaba nk'ishize n'ubundi izabitwara rwose byose kuko nta iri ku rwego ntawo guhangana uhari ntawe turavuga ikipe asimura abakinnyi 9 tukavuga squad indi iracungira kuri umwe umukinnyi wabo mwiza Iraguha Haji we ntari kubasha gukina mu bakinnyi 21 bakinnyi muri APR Iraguha Haji nawe kugerageza kubafasha imyitozo nabyo si bibi